dupushinge Rayon Sport mumfashe turebe ko twakuzuza uzi icyo yabikoraga ni produit bacuruza bari bategerejemo amafaranga ibyago cyangwa se navuga ngo amahirwe make ya Rayon Sport igihe bateguye Rayon Sport de muri stade Amahoro baraba miliyoni byibura nka 200 bakakuramo 50 za dépense bagasigarana 5 Rayon Sport bihorana no kwagomba kuberamo irara ry'umukuru w'igihugu kubera impamvu z'umutekano no kugira ngo stade nyine habe musaba kuri w'igihugu bari bahari ni benshi kugira ngo habanze hakorerwa akazi inzego zishinzwe umutekano n'umukuru w'igihugu zigomba kuba zari igihe kinini zibikontrola ntabwo ari kubona stade ni logique simple nta nubwo bikeneye ibisobanuro ntabwo yari kuboneka ibyo biba bitumye abura ari mafaranga babagiye muri stade ntoya Imana ikunda iyireberera ta ibi bahaye dufaranga twa Choplay miliyoni 30 ibabera umufatanya bikorwa wa Rayon Sport Day bajyana udufaranga tundi babonye twama company bakorana duke bateranya n'ayabafana ngira ngo babonye hafi miliyoni zigera mu 120 gutyo fine ibyo birabaye bakuyemo hafi 40 za dépenses zo kugaburira zamu n'ibiki basigaranye ho 80 bagiye gukoresha nyine muri Rokrito basigaranye 75 yego ni no kwishyura n'ibirarane byabo bakinnyi n'ibiki sizina mutuma kujya kwinjira muri saison igomba kwirayinga ku bafana interest fees amafaranga y'abafana kugira ngo ihembe n'amafaranga ya score bita byumvikana bivuga ngo Rayon Sport bakukitwa limited budget nango mwendre erera kandi yo kayikoroze gato ibintu byose birapfa nk'ubu bibare yabo yose ngomba kubasunika amezi angahe bazahemba ni match ya Perez abera muri stade Amahoro kuri jone ya 3 niyo mpamvu wabonaga binginga bakavuga bati Imana idufasha tubanze twakire ariko tubanze kuyakira banazana na narrative ngo Apple maze imyaka 5 banza kutwakira ngo ibyo ninde ubitombora azifu kubanza kwakira aricyo gitagaciro temporte wenda bafite rezo ayo mafaranga bagiye kuyabona ariko ikibazo kigaruka hahandi hamwe njye nacyo nibaza kwizera ayisho yabona nabwo ni ikindi kibazo gute rigani abakunzi ba Apple Football Club ntago bayishimiye ikipe yabo iyo turayigaruka birajyana na za resultats bazakora ku ikipe ya Azam turayigaruka kuko if need be sinzi ko biribuze gukunda ko abafana bazaza inyuma y'ikipe yabo baza kwigira turayigarukaho ariko niyo bataza ariko nuvuga ngo Rayon Sport imeze neza yo umubare mwinshi wabayo izabagaininga ahubwo noneho bazazira bavuga ngo niba koko mukeba ari guhongwa abantu ari kugurirana reka tuze dukomeze dutsindagire dukubite ababaza aho iviriyemo tuvuge niba koko resultats za Azam bazaza jone resultats za Azam ni ziba nziza abapere bazaza ari benshi muri stade za kubita jone ya 3 ni kare abaza baramaze gutikizera afana abapere bazaza ahubwo ikibazo kiri tutadevia mu ngingo turimo nje niho hantu nikije cyane kwisigira no kubera iki twagira ikipe ikirezi cy'u Rwanda tuzi ubushobozi bw'icyo yakora tuzi imbaraga ifite kandi tukaba tutireba mu ndorerwamo y'ukuri njyewe ibi bintu ndabyaderesa ku nzego zacu hano mu gihugu twirebe mu ndorerwamo y'ukuri imeze gutya murabizi neza ko umupira kugira ngo ushoboke mu Rwanda ni ukuboko kwa leta ibyo turabizi APR ibaho kubera ukuboko kwa leta Minadefu n'urwego rwa leta polisi yagiye muri Algeria ibaho kubera ukuboko kwa leta ni polisi nyine n'urwego rwa leta amakipe yose twita y'uturere abaho ku rwego rwa leta uturere nyine twaye inkunga za Musanze miliyoni 300 n'abandi zindi erega ubyoroheje vuga fata mu makipe 16 ubu ngubu uvuge ngo Gasogi Gorira yego ubu warizo ushyira ku ruhande Gasogi nayo Gasogi mu Kigali w'amafaranga ariko nuvuga ngo Gasogi yo ibana Rayon Sport ijana zivinya Rayon Sport ayo mafaranga nibyo nshaka kujistify nyirumva mwereke miliyoni 100 ku rwego rwa Rayon Sport na amafaranga bavuga ngo leta ihariyo miliyoni 100 Musanze akarere ka Musanze kaba miliyoni 300 iyo none ibintu Rayon Sport nanahabwa na Nyanza inabijustifya ni deal bikoreye kuko niyo mpamvu bajya mu miganda bajya no mu bindi bikorwa by'akarere ka Nyanza ni na deal idashingiye ku cyo twakwita nka sponsorship ni amafaranga bajustifye mu bikorwa Rayon Sport ikorera Nyanza nge nibaza kino kibazo Gasogi nayo nuvuga ngo amafaranga yabwa n'umujyi ni deal ya Kenisi uvuga ngo umujyi wa Kigali nanjye mu bikorwa
ibikorwa byanyu kampeni zose zisukuye nanjye ku gitangazamakuru cyanjye nzajya bakorera izi diri nanjye twegisenjinge kuma amafaranga aza muri nawe ni kope ye yadirinze agereye igitangazamakuru mugaragu nta nubwo birimo za Gasugi diru ya Rayon za Gasugi nta nubwo biri mu rwego rumwe ku isi abantu babanza kwiga ibyo mvuga ngo twirebererwamo y'ukuri buriya muri Espagne Barca na Real TV right amafaranga ava muri televiziyo bazi ya 50% ari ebyiri uzi impamvu abandi bakagabana bisigaye bo baribye mu ndorerwamo y'ukuri baravuga ngo amakipe twakubaka gakomera gakompeta ku ruhando rw'Uburayi igihugu cyacu kigakomeza guhangana na bira bikipe by'ibihugu byo mu Bwongereza bikize ni Barca na Real bazemerera 50% ya TV right izindi 18 zisigaye zikagabana 50%. Tanzania bibwije ukuri baravuga ngo Simba na Yanga dukuye kuziha imbaraga zose zishoboka tukazishyira ku ibere zikaba ikipe z'ibigugu izindi za Geita Gold zikabaho mu buzima bwego buringaniye ariko izi zigashyirwa imbere kugira ngo zibere izindi cyitegererezo zimurika igihugu. Njye sinjya numva logique y'uburyo brand yitwa Rayon Sport habuze kampani ikomeye mu gihugu cyangwa urwego rwa leta mu gihugu rushobora byibura kuvuga ngo payroll ya Rayon Sport ni $50,000,000 ku kwezi therefore mu mwaka ni $600,000 cyangwa se basi zibe $500,000 igice cya miliyari. Ubwenge bwanjye sinzi aho bipfira ntiburakurura uburyo MTN, Airtel, Bralirwa RDB ngiye mu nzego za leta Rwanda Revenue cyangwa izindi nzego habuze urwego rumwe rwafata Rayon Sport ngo ruhereze byibura $500,000 za payroll biransiga. Ese nibo baswa mu kutamenya icyo rero yaguha anterme yo kumenya Rayon Sport no ibyo sinekereza karabaswa so nkibaza ikibazo ubwo bushaki budatuma haba mobilisation isunika ko Jean Fidel amaze igihe abivuga kandi ikibazo kizwe cyare ko ari ubukene kukiyo idafashwa there is something wrong that should be addressed kugira ngo turebe inyungu z'umupira kurenza kureba inyungu ngo rero nikomera bizahangana urabizi neza ushaka ikintu agoma ushaka ikintu niyo biba bibabaje niyo ugomba kuba wambere akajya gukoma nta muntu muri MTN uzafata telefone do you think Rayon Sport itakomanze so just bring that example zabari byuzana Rayon Sport arayakomanze banga kwikingurira company nje mbibonamo ko company ya Sport ni yabayizaniye mu 2010 dukwiye kureba ibintu muri Andre nazo kwirebe mu ndorerwamo y'ukuri kubera ko ubufasha Rayon Sport igomba kubigiramo part kandi nini cyane ntabwo Rayon Sport yabyanga dore igikenewe ahubwo dore igikenewe cyarabaye muri za Tanzania fata urugero rwiza hatarimo ubushake bwa politike kwizigira nta hantu wenda nk'ibi bya kudiscussing ibintu tudashaka kwinjiramo ahubwo uvuga nk'ibi bya visit Rwanda maybe ibyo nibyo ni ubushake bwa politike reka ngurukire propose TZD Tanzania ntabwo GSM sinzi na mwarayibonye hari umuntu ejo bundi bazanye ibintu by'urusaku yitwa Magoma shaka guteza ibibazo ngo Yanga ngo yayambuwe ngo abanyamuryango bino byose ngo twenga abana b'ikipe ngo basaza b'ikipe birabitabaze wa baraza baramutsinze mu rukiko azishyura $70,000,000 agomba kugurisha inzu ye n'umufana ashatse kuzana zagara baramubwiye ati wowe ikipe yarubatswe ishyirwa yaratsinzwe mu rukiko azishyura $70,000,000 z'amashiringi agomba kugurisha inzu ye kujyana ikipe mu manza zitari ngombwa. Uzi icyo babikoreye bahishe baravuga ngo niba dukeneye ko umupira muri Tanzania ukomera kampani yitwa GSM n'umukire ifatanyije n'umukire nyine witwa GSM ufite amamoro nyine noko ni Gari Mohamed Watsi nibuka amazina ye neza ariko ni impine y'amazina y'uwo mugabo barayifashe baravuga ngo fata Yanga wowe witere inkunga ufatanye na kampani ya betting yitwa Sport Pesa utera inkunga bango kampani mbere yo kuri registeringa mu gihugu bayiha n'inshingano z'ibyizakora njye n'ibisanga ibyo murabizi cyane bari Sport Pesa ngo tera inkunga hano bafata iyi timu ya Simba babwira Monde uju papa yego Simba ariko nawe abana n'abafana akamutesha umutwe none akabona ni gute nzajya shyira amafaranga mu ikipe nk'ibi byose ujyana nyine abareba abantu bakaza bagasakuza Ret Magufuli president wa Tanzania yaravuze ngo mukora amategeko atuma uyu mugabo ayobora ikipe nta muntu n'umwe umusakuriza Monde uji
nta mufana n'umwe wamuzana nk'induru n'umwe leta irafunze ntiwasakuza zana induru banagufunga nakubwira ngo uwazanye induru kuri Yanga bamuciye miliyoni 70 ushobora ikipe mu manza zitari ngombwa donc turacyari mu bintu birari kayike ngo ikipe ngo yacu ngo abana b'Inyanza ngo ikipe ngo y'ababyeyi ngo twarazwe bano sa miliyoni 40 mu kazi baramukirwa musakuza ibiki nje I can suggest nicyo kintu nge nazanye uyu munsi ko leta y'u Rwanda igira ubwo bushake bwo gufasha Rayon na APR ebyiri zirahagije bazikomeze ebyiri izindi zibonereho izindi zibonereho bazikomeza arebye ibyo by'abafane mufane nanjye n'umufana imwe muri izi ebyiri dufane ariko byamaze kugaragara ko imyaka yose sirtungarero y'abafana ntabwo ikipe yatungwa n'abafana ngo entrance fees zo ku kibuga ntibikunda ntibibaho aho rero no leta igomba gustepingamo ikavuga ngo reka dufashe tubahe amafaranga byibura afatika otherwise Rayon Sport izahora hari ikipe iri aho itsindwa ihorana ibibazo by'amafaranga